CralleneSport TV rero twongeye gutembera turi mu mpinga ya Gifuba aho twagiye kureba uruhererekane rw'imisozi n'ubuzima bujyanye n'igiturage. Hariya mureba hasi naho bita mu Yongwe mu Gisiza, hari aho bahita ku isi ya 9 kuri karagasozi kabanza. So rero nka CralleneSport TV twaje gutembera uruhererekane rw'imisozi ya Gifuba na Tare mountain. Nkuko mubibona rero na ahantu utapfa kugenda byoroshye biryoha iyo uri kugenda na moto. Rero CralleneSport TV duhuye n'umwana avuye gukora imirimo, ngira ngo abenshi muri mwebwe mwarayibagiwe. Watangira tubwira amazina. Biga mu wakangahe? Mu wa 4. Ubu wakangahe? Wa 12. Tubonye wikoreye inkwi. Ese babyita ngwiki? Izo nk'iyo mwagiye kuzishaka babyita ngo iki mu Kinyarwanda? Gusenya. Gutashya se byo ni ibi? Abana binase bakunda kujya gusenya inkwi cyane. Nk'ubu mwasucana mu gihe kingana gute? Nk'icyumweru cyose. Urumva ari byo ni papa wawe se? Wow, ni byiza cyane. None se mu kiruhuko mukunda gukora imirimo? Nukuri. Wow. None se iyo mwagiye gusenya mu mirimo ntago mujya mufunika cyane? Mubona igihe cyo kwiga? Wenda nk'abana bo mu giturage se ni cyo kintu wavuga ko kibagora cyane mu mirimo gituma wenda mutiga neza? Ku buryo inkwi ziri mu rugo byakorohera guhita wiga ntujye gusenya. Ibiruhuko birarangiye, ubu ugiye kujya mu wakangahe? Mu wa 5. Ya uzabitsinde. Rero twagushimira rero kubw'akanya uduhaye. Uku niko rero ubuzima bwo mu giturage ku bana baba bari mu biruhuko babasha gukora ni bimwe mu mirimo, gusenya cyangwa gutashya uko wabyita, bituma babasha gukora cyangwa se gukunda imirimo bakabifatanya n'ishuri. Wumvishe ko tubwira ko inkwi ziramutse ziri mu rugo yabasha kubona umwanya uhagije wo gukora etide. So rero CralleneSport TV mu misozi ya Gifuba na Tare aho twagiye kureba ubuzima bwaho. Nakagaruka mu turayikinge mukoresha ya murareba ukuntu imisozi imeze yaho. Nukuri ni heza cyane, harani ku isi ya 9. Bye bye.